ibintu twabonye ni bibi cyane kuko uriya musore yishe uriya mwana w'umukobwa bunyamaswa kandi bidakwiye. Yaramukundaga, barabanaga umunsi ku munsi. Uwo munsi ijoro amwicaho nibwo ukuntu yari yamwishe rero, yari yambaye agasuve gutya, yamwishe nabi mbese. Kari agasuve yari katanagerana hano, kari kanyuje hano gutya konyine gusa, niko yari yambaye buri. Arangije amukata izosi gutya, iki cyose yari yagikase yakirangije, n'ahandi hose yamuteraguye ibyuma. Umva yamwishe urubozo, ntawabona ukuntu umuntu yabivuga. Barakundanaga. Nkigera aha ngaha nasanze umukobwa aryamye hano ku muryango, agaramye areba hejuru, umutwe ugana hano, wari ukase hasigaye inyuma hato, ariko yakatishije icyuma ageze imbere hano hasamye. Iyi nzu umusore yakoreragamo yari ikinguye na butike irangaye. Umukobwa niwe wari uri hano. Twagerageje kwinjiramo imbere ngo turebe, turagenda tugera mu cyumba kiri inyuma kuko ifite ibyumba bibiri. Turagenda dusanga kuri matora. Iyi nzu mubona duhagazeho niyo yari isanzwe ikoreramo umusore bita Bizumuremyi Faustin bakunze kwita Kidumu, wari usanzwe acururiza ahangaha. Ariko tuhageze ku bw'inkuru mbi yahumvikanye yuko uyu musore ngo akekwaho kuri ubu kuba yaje kwica umukobwa bakundanaga, akamwicira muri iyi nzu ndetse ngo akamwica amuteraguye ibyuma, aho abahageze mu bambere bavuga ko basanze yamuciye umutwe. Ibi ngibi ahangaha byabereye duhagaze ni mu karere ka Rwamagana, aha ni mu murenge wa Munyiginya, tukaba turi mu mudugudu wa Babasha, aha ni mu kagari ka Nyarubuye. Tuhagera twaje kumenya icyabaye imbarutso kugira ngo aya makuru amenyekane. Uyu musaza mubona duhagararanye niwe nyirizi nzu ndetse n'umuturanyi w'aba ngaba, niwe waje kumenya aya makuru bwa mbere ubwo yumvaga induru, urusaku rw'umuntu wagongaga, ubundi akaza gutabara. Yahagera agasanga ibi. Nitwa Sagahutu Vincent. Uti ninjye nahageze mu bambere mbanje kumva urusaku, byari sanga he byagenze uti? Byari saa 8:10 za ninjoro. Noneho numva umuntu agongera, noneho rero mpita nza inje, nari nzi ko ari abana bo mu rugo n'ubundi ari ibisambo bibateye. Nje rero ngeze hafi haruguru y'inzu, nkebutse mbona n'uwo mukobwa wabanaga gukundana n'uwo musore, nsanga niwe uryamye, urugi rwari rukinguye, aryamye, umutwe uri ikijyepfo, amaguru ari haruguru, ari ikijyaruguru. Noneho nsanga aravirana amaraso menshi, mpita mvuza induru nkihagera, mbyutsa n'abaturanyi twari duturanye. Ubwo bamaze kuhagera twiyambaza n'inzego za leta, duhamagara kuri polisi batubwira ko yagiye kutwohereza imberasi ijyana uwo muntu kwa muganga. Ni ukuvuga ngo imberasi yahageze saa 10. Ubwo imberasi yahageze, ababyeyi be bari bahari, hari se na musaza we. Dutera umukobwa tumushyira muri imberasi, bamujyana kwa muganga. Ageze kwa muganga arapfa. Uyu musore hano yari ahamaze igihe kingana iki? Yacuruzaga ibiki? Yacuruzaga utuntu twa buconco, imyunyu, amasabune, amandazi. Yarahamazemo amezi 5. Nk'umuntu wahageze, uyu mwana w'umukobwa yari yishwa ate mu byo wiboneye? Ibyo nabonye yari yamukebye umuhogo akoresheje icyuma cy'igitare gifite ikirindi cy'igiti. Mwarakibonye icyo cyuma? Icyuma twarakibonye, cyari gihari n'ejo. Ubu kiri he? Niba barakijyanye, ariko icyuma cyari gihari. N'ubuyobozi ejo bwaraje, nabo barakirebaga nyine, tubereka aho byahereye. Bajya mu nzu, icyo cyuma cye kiharambitse. Uyu musore yarasanzwe agaragaza ihe myitwarire? Bose umusore nta myitwarire mibi yari afite. Yari afite imyitwarire myiza inaha, utanakeka ko ibintu byamubaho. Ubwo rero ubwo twatangajwe nuko yishe umuntu bakundanaga cyane. Hari icyo mukeka cyaba cyarabaye imbarutso? Ntacyo dukeka, ntiwamenya mu mubiri w'umuntu, mu nda y'umuntu
umutima w'umuntu habamo byinshi, umuntu ushobora kumureba inyuma ariko utazi ibiri imbere mu mutima we. uyu mukobwa n'imyenda yari yayimukuyemo ni ukuvuga ngo yari afite bogisi yonyine. Umukobwa umusore mwarahamusanze se? ntawe nahasanze kuko ari njye wanahageze mbere ntabaye nzi ko ari abana banjye bateye. Noneho rero nsanga ni uwo mukobwa nuko nabibonye. Ni inkuru muri rusange yababaje abaturage batuye muri aka gace, dore ko uyu mukobwa n'uyu musore bose ngo bari babazi nk'abantu bakundanaga ndetse ngo banatangaga icyizere cyo kuba babana, ariko batunguwe no kumva ngo uyu musore yamwambuye ubuzima amuteraguye ibyuma. Ibintu twabonye ni bibi cyane, kuko uriya musore yishe uriya mwana w'umukobwa bunyamaswa kandi bidakwiye. Yaramukundaga, barabanaga umunsi ku munsi. Uwo munsi ijoro amwicaho nibwo ntari namubonye, ariko indi minsi yose babaga bari kumwe umunsi ku munsi, haba nimugoroba, haba gitondo, haba saa sita. Bakundaga kuba bari kumwe nk'abantu bakundana. Ntabwo twibaza ikintu cyatumye amwica bunyamaswa kuriya, ni inkuru ibabaje. Aramutse uriya musore abonetse yahanishwa igihano gihwanye n'uko yamennye amaraso y'umukunzi we bidakwiye. Yamukegese ijosi hasigara gatoya inyuma, ariko yamwishe nabi. Birababaje rero. Ntawatinya kuvuga ko ari ishyano ryatugwiriye mu mudugudu, ariko nanjye ntuye hepfo hafi. Ariko saa sita nahahaga nkasanga uwo mwana ari mu rugo aha. Uwo mukobwa na nimugoroba nkajya nza nkasanga arahari, nkanabaganiriza nkamubwira nti yewe sha n'ahantu uramenye ntuzamuca inyuma, ntugire ngo ntituba tubireba. Abana bagaseka nkabona mwarabibonaga ko bakundana rwose pe, nkabona nta kibazo gihari. Ariko jye natangajwe n'amaraso nasanze aha bagenzi banjye ntaraboneka pe. warahigereye? Narahigereye. Usanze bimeze ute? Mana, nasanze bimeze nabi, nta nubwo nabyifuriza abantu bose, uretse Imana yonyine ikwiye kubijyamo. Imana ikamudushyikiriza agahanwa igihano kimukwiriye cyuriya mukunzi we yakunze, akamumenera amaraso. Umva ntitwanabona n'ukuntu tunabivuga, umve byatubereye ikibazo, byatubereye amahano nako nk'uko abandi babivuze. Nyine hari nka 8:08 ngiye kumva numva umugabo arabyutse. Ubwo niwe wumvishe mbere nge nari nsinziriye. None waho nerewe hejuru usanga wari kubyuka agenda, arambwira ngo nawe byuka. Nese ndabyuka njya he, ntiwaretse ko ari abajuru ubundi bagiye. Ubwo ndabyuka rero ngeze hano muri salo, ndi kumukingura intoki zigajya zititimira n'ubwoba bwinshi. Ngiye kubona numva uriya mukecuru nyine nyiri urugo haruguru mbona araje. Aza ari kuvuza induru ati yewe, ati ntabara umuntu bamuteye icyuma, ati hari umukobwa bateye icyuma. Nese nindi muteye icyuma, ntarega ndi gukingura nkatitimira ntibyananiye. Ndakingura maze gukingura isubira ku buriri. Njya kureba nange njya kwambara, umusaza arakomeza aragenda. Ubwo nyine bimaze kugenda gutyo, natwe twese twarambaye turahagera. Tuhageze dusanga umukobwa, uwo muhungu yamusohoye amukubita hanze. Ubwo niho ari gusambagurikira. Baravuga ati ntihagire umuntu umukoraho kuko twaba dusibanganyije ibimenyetso. Ubwo turahagarara turahicara turategereza. Ubwo hashize umwanya mu minota 5 twagiye kubyutsa uriya mwarimu ku irembo, abari uhamagara ubuyobozi burahamagarana bugeraho buhamagara ambirasi. Ambirasi yahise ziramutwara. Ubwo nyine imaze kugenda mu gitondo nyine ubwo haje ubuyobozi, haje ribiza gukora iperereza. Bari basanzwe bakundana, yari asanzwe ahaza. Niba yikwara ariko yarahararaga, ariko ntawe negeze mbona mu gitondo, sibyo ko numvise ko aharara nyine akageza mu gitondo. Yarazaga bakiriranwa, mbese ukabonana na mugemure n'ibiryo akabimuzanira. Ngeze ahangaha nsanga kuko umukobwa arigaragura hariya ari n'amaraso menshi cyane, kubera ko ndwara umuvuduko nkaba ngira ikintu cy'ubwoba cyane, nahise mpunganicara ahangaha. Ubwo rero twagerageje kwitabaza ubuyobozi, hanyuma ubuyobozi butuhamagarira ambulance.
baraza baramutwara, ariko kubwo nyine umwana tutazi uburyo mugenzi we yamwishe, aramutse abonetse bamuhanisha igihano gikwiriye. Murakoze. Yamwishe nabi cyane, yamuteraguye ibyuma, yaravuye cyane, n'ahanini impamvu hari yavuye mu mubiri ni amaraso yari yamushyizemo. Ubwo rero yamukegese ijosi gutya, ubwo rero aramutse abonetse bamuhanisha igihano gikwiriye. Ntabwo urupfu nk'urwo ngurwo n'urw'agashinyaguro, ntabwo yari akwiriye kumwica gutyo. Nimba hari n'icyo yaba yaramukoreye, ntabwo yari akwiriye kumwica gutyo. Turabibamenyesha rero nk'inzego mu bishinzwe, naramuka abonetse muzamuhanishe igihano kimukwiriye. Murakoze. Ukuntu yari yamwishe rero, yari yambaye agasuve gutya, yamwishe nabi mbese. Kari agasuve yari katanagerana hano, kari kanyuje hano gutya. Konyine gusa niko yari yambaye buri. Arangije amukata izosi gutya, iki cyose yari yagikase yakirangije. N'ahandi hose yamuteraguye ibyuma. Umva yamwishe urubozo, ntawabona ukuntu umuntu yabivuga. Barakundanaga. Umva twashira agahinda ari uko uwo musore tumubonye. Rwose pe yahise acika arabura, na n'uyu munsi tumukubisa amaso tukamubona akajya mu maboko ya leta. Niho twashira agahinda cyane. Ni nk'ihene yamukase nk'ukata ihene. Twababaye cyane cyane ko turi ababyeyi bagiye bafite abana bageze muri ibyo bika. Twababaye cyane, twahangayikishijwe n'inkundo zisigaye ziriho, ugakundana n'umuntu ukaba uzi yuko uwo muntu mukundanye pe, cyangwa se akundanye n'umwana wawe. Nk'ubwo uwo mwana nubwo njye nari ntaramubona, iwabo ni hariya hepfo, ntabwo ari kure cyane, ariko bavugaga ukuntu bakundanye, ukuntu babanye, ntubashe gutekereza ko yabasha kumwaka ubuzima, kuko kenshi gashoboka yazaga n'ababyeyi babizi. Rwose ni ibintu twumvaga cyane mu majwi. Umusore nari muzi, ariko umukobwa nari ntaramubona. Ariko byatubabaje cyane cyane ko tuba dufite abana b'abangavu cyangwa ingimbi bamaze kungana, ko twahangayikishijwe n'inkundo zabo cyane. Mbese twayoboye uko twabifata. Ngewe nkimara kugerayo byabanje kungora, biranantungura kuko n'ubwa mbere nari mbibonye. Nasanze umwana w'umukobwa aryamye hasi yigaragura, nyine asa n'uwusamba, kuko yari yamukase ijosi haburaho gatoya ngo ritandukane. Gusa nanjye ni ibintu bigoye kubyakira, biratugoye kuko byaradutunguye. Kereka bene ahangaha gutya ku mutwe n'ahangaha ku maboko, kuko muganga ahagera yaramweguye amushyiramo ibitambaro hano gutya nyine kugira ngo bamusananire. Twabonye afite icyuma hano yari yamuteye icyuma gutya n'ahangaha ku maboko. Yari yambaye suve yonyine n'agapira hejuru. Nicyo kintu yari yambaye. Umusore twamubonye. Abaturage bakomeje kuvuga ko abantu bakundanaga atari n'ubwa mbere ngo uyu mukobwa yarahaje. Oya, ntabwo ari ibintu rwose uko babivuga niko biri. N'urwo rupfu rwaradutunguye kuko barakundanaga. Umwanya muto wakundaga kumubona ari hariya acuruza. Umuhungu we yabaga adahari, umukobwa niwe wabaga ari gucuruza. Cyangwa ukabona bahekanye ku igare bakamanuka bakajya n'epfo y'ingo kuri Muhazi gufurirayo. Mbese ahantu hose babaga bakunze kuba bari kumwe. Byaradutunguye cyane. Kumva umuntu yica undi, aho umuntu afata undi akamwica yari inshuti ye, bagendanaga, bakundanaga. Icyo ni cyo kintu cyakomeje gutuma numva mfite ikiniga cyinshi, kwihangana n'ubu bikaba ntari nabibasha. Yamwishe nabi, babibonye bakomeje kubitubwira. Nyine nawe umva aho umuntu akegeta undi agatandukanya umuhogo. Iryo ni yica rubozo. Ubundi mbese uko gahunda zari zimeze, yazaga nk'umugore n'umugabo. Yazaga karara ukanacuruza. None tujye kumva twumva dutangajwe nuko baduhamagaye batubwira ngo arapfuye saa 8 z'ijoro. Turata dusanga umukobwa agaramye hariya, ariko umuhungu yamanutse inzira ye ipfingiye iwacu asa n'ugana ku ruzi. Agana ku ruzi nawe rero ashobora kuba yiyahuye, ashobora kuba atariho. Byanze bikunze turindira umunsi mu ruzi iminsi aba ari 3. Yamaze iminsi 3, ku munsi wa 3 nibwo acuburuka.
turinde ngo turebe iminsi 3 nimara gushira adacuburutse azaba atariyahuye. byari bimaze kuba mu masaha 8 y'ijoro ndetse ndeba ku isaha kuri telefoni twari dufite mu cyumba hari nka saa 8:06. noneho twumva kwera duturiye umuhanda kumva ikintu kiragongereye. Bwira umusaza wo mu rugo uriya mugabo wanjye ndamubwira ntibabasinzi bo ku muhanda ariko se none ntibatuma twisinzirira. Agenda agize ngo ni abasinzi b'abagore kuko inaha bajya bahaba. ubwo ngubwo rero byabaye ngombwa ko ahita abyuka aragenda akingura idirishya. Tuba muri iriya nzu, amaze gukingura idirishya noneho yumva ikintu kiragongereye. Na radiyo twumvaga ivuga ariko hashize akanya twumva radiyo iracecetse, numva iracecetse. Ndamubwira ntiba bantu bagiye. Hashize akandi kanya twumva ikintu kiragongereye, ahita abyuka akuraho ruriya rugi rwo ku irembo. Urugi amaze kurukuraho ahita asohoka. Se gusohoka araza aca muri kariya kanzu ko hepfo. Amaze kugacamo araza, nta kindi cyambwiye icyo abonye, yahise avuza induru cyane. Umugabo mu rugo wanjye umusaza avugije induru cyane, nanjye mpita ngira ubwoba, mpita mbyuka ntanambaye nkenyagatenge nza nirukanka. Nanjye nje mbonye intumbi igaramye hariya, numvira irimo iragenda igongera, nuko mvuza induru nanjye ndongera mvuza indi. Twira muri iyi midugudu yose turabwira ati nimudutabare, Kidumu yishe wa mukobwa. Umunsi igihe ntamubonyeho n'uwo munsi yamwisheho, ariko ku bukeye bwaho jye mpinguye nasanze amushyize inkokora ku rutugu yicaye hariya. Babanaga umunsi ku munsi, isaha ku isaha, ijoro ku ijoro. Mu gitondo nabyaga mbyuka njya guhinga, nkabona umukobwa arakinguye yashyize agakapu mu mugongo arazamutse. Ntabwo ibyo twari tukibibariza, sinigeze nanamaza ngo urara aha, ntabyo namubaje kuko jye nkuze by'abatoya simbireba. Ubwo ngubwo duhita tubyutsa abaturanyi baraza. Tumaze kubabyutsa twitabaza umwarimu hano witwa mwarimu Gatete, twitabaza n'abandi bavandimwe, bahita bahamagara sosiyari w'akagari. Sosiyari w'akagari ahamagara gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari aravuga ati nagiye muri konji. Bahita bahamagara meya. Bamaze guhamagara meya ahamagara kuri polisi, polisi ihamagara kwa muganga, batwoherereza ambulance kugira bamutabare. Ariko twabonaga n'ubundi yaramukegese neza, n'aka kantu kari kasigaye. Nubwo nagize ubwoba nkatinya kujya kubireba, ariko igihogo nicyo cyagumyaga guhondagura kigongera. Yari yamuciye umutwe hasigara akantu ka hano, amutera n'ibyuma cyane. Umubiri we wose wari amaraso, wari inyama. Nta hantu hatamuteye icyuma, ari mu gatuza, ari ku matako, ari ku matama, ahantu hose yari ateraguye ibyuma. Umutwe ntabwo yawumazeho. Ubwo ngubwo rero byabaye ngombwa ko ambulance saa 10 yari ihageze. Abaganga bavamo nyine bareba. Ubwo bahise baduhamagara batubwira bati ni mu mworose, mu muhambira ijosi. Abantu bahari baragerageza barabikora, ariko byabaye ngombwa ko n'ubundi wabonaga ko byarangiye. Ndagenda njya mu nzu nzana uburangiti bw'abana ndamworosa, baramworosa kugira ngo umuyaga wagumya kumuhitamo. Muganga aravuga ati noneho nimugerageze ukuntu mwamuhambira ijosi umuyaga wo kujyamo. Bararihambira bamworosa n'amaguru, ariko kagumya kubona asamba kubita amaguru. Uyu musore bakunze kwita Kidumu wari usanzwe akorera ubucuruzi aha, abahageze mu bambere bavuga ko basanze inzu ikinguye ariko atayirimo. Abaturage bavuga ko nta bindi bari bamuziho, uretse ko abari bamuzi nanone bemeza ko yari umusore wari ukunze gukoresha ibiyobyabwenge. Muri rusange abaturage bose ntibazi icyaba cyabaye imbarutso yo kugira ngo yambure ubuzima uyu mukunzi we. Nkigera aha ngaha nasanze umukobwa aryamye hano ku muryango agaramye areba hejuru.
umutwe ugana hano, wari ukase hasigaye inyuma hato, ariko yakatishije icyuma ageze imbere hano hasamye. Iyi nzu umusore yakoreragamo yari ikinguye na butike irangaye. Umukobwa niwe wari uri hano. Twagerageje kwinjiramo imbere ngo turebe, turagenda tugera mu cyumba kiri inyuma kuko ifite ibyumba bibiri. Turagenda dusanga kuri matora aho yamutereye icyuma, matora yuzuye amaraso n'icyuma yakoresheje cyari gihari. Yego, nuko twabisanze. Yego. Uwo musore Kidumu yari mu gukimana musanzwe muzi gute? Nkanjye ukurikirana ibintu by'umutekano yagakunda guceceka, ntabwo yavugaga amagambo menshi. Tukoza mwahura akakubwira ati salamu, nawe ukavuga ati salamu. Ariko nkanjye ukurikirana ibintu by'umutekano, ibijyanye n'ibiyobyabwenge by'urumogi byo yabikoreshaga. Yego, kuko hari ukuntu baba bari nk'ahantu ukabona barimo baratumura, wenda bakubona bakabizimya bakagenda. Ibyo byo yabikoreshaga. Yego, nta kindi tuzi baba barapfuye. Nkihagera nsanga umwana agaramye mu muryango, bamukase ijosi. Yaragaramye ku muryango w'iyi butike y'uwo musore bakundanaga. Cyane ko uwo mukobwa bateye icyuma yabaga mu mudugudu ntuyemo wa Buyanja, atuye hirya yanjye. Afite imyaka 18, yavutse 2007. Uyu musore amazina ye azwiho yitwa Kidumu, niyo mazina nabashije kumenya, ariko we yari mu kigero cy'imyaka ingahe? Urebye ni hagati ya 22 na 23, ntabwo hayirenze. Ukihagera noneho wasanze bimeze ute? Byari sangahe? Nahageze nka 8:20 z'ijoro. Masanga abaturage, nanjye nkimara kubibona, umuntu ukurikirana ibintu by'umutekano buri gihe, nifashishije izindi nzego zinkuriye. Navuganye na gitifu w'umurenge, ansaba ko namuhereza amafoto, ndafotora ndamwoherereza, ahita akora ubutabazi bwihuse, ambulance ihita iza kumutwara ku bitaro i Rwamagana. Uwo wari waciye umutwe wasanzwe uyu nyiri umusore wacuruzaga hana aho hari cyangwa wahasanzwe wenyine? Nahasanze uwo nguwo bakoreye ubugezi bwa nabi, uwabikoze we twasanze yatorotse. Yego. Uwo waciye umutwe n'uyu musore hari undi mubano bari bafitanye cyangwa se hari ukundi kuntu bari babanye? Bari bamaranye igihe bakundana. Uwo muhungu uzwi ku izina rya Kidumu n'uwo mukobwa Iragena Emerise, bakabonana buri gihe, ndetse n'umusore akajya aca iwanjye agiye iwabo w'uwo mukobwa. Ahubwo twebwe twatangajwe no kumva ko yamukase ijosi. Nta na rimwe bajya bamara umunsi batabonanye. Bakundanaga cyane, urukundo rwabo rwari ruzwi cyane rwose. Mwamenye nuko byaba byarateye iki kugira ngo amukate umutwe, cyangwa se wenda mwabonye mukeka ko ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare mukurikije ibyo mwasanze? Nta makuru turamenya y'icyo baba barapfuye, gusa inzego zibishinzwe ziracyari mu iperereza, ntago barabitangaza kuko umusore ntaraboneka. Umusore yarabuze, ubu aracyashakishwa. Akaba ariho bari guhera bavuga ko yaba ari we wamuciye mu mutwe. Cyane ko uwo musore ari we wacuruzaga muri iyi butike, kandi yajyaga aza buri munsi kumureba. Ubona nyine bagendana no mu muhanda, urukundo rwabo rwari ruzwi. Byanakwiye, nta kindi igihano cy'urupfu ntikiriho. Ahubwo ugereranyije n'ubundi urupfu ntago ari igihano, kuko wapfuye ntaba yumva. Ubundi icyaba cyiza ni ukuvuga ngo yakagiye agahanishwa igihano cya burundu, kumwica bwo waba umuruhuye, ariko nyine yahabwa igihano cya burundu,
akajya mu igororero akabamo, kuko ntabwo ubuzima bwe bugenewe kuba mu bantu. Iyo umaze kwica umuntu ubundi kuba mu bantu biba bitagishobotse, kuko yambitse izina ribi umuryango, yambitse izina ribi mu ababyeyi be, yambitse izina ribi akagari dutuyemo n'uyu mudugudu we, mbese ateje ipfunwe mu baturage b'akagari ka Nyarubuye. Ikintu cyatubabaje cyane ni urupfu yamwishe, kumutera ibyuma yarangiza akamukeba, kandi n'ubundi ni agashinyaguro. Ruriya rupfu ni agashinyaguro, birababaje cyane. Yari yamwambitse ubusa, kuko uriya mubyeyi abereye mu nzu yaje asanga n'ubundi yambaye mayo. Ni ibintu bibabaje. Ikintu cyatubabaje ubundi, kugira ngo uko turi kumva ngo abana bakundanaga cyane, ikintu giteye agahinda ni ukumva nibura atari umugore n'umugabo bamaranye imyaka ngo bafite icyo bapfuye, babe bafite amakimbirane agaragara bapfuye. Ikintu cyatubabaje ni ukumva umuntu ukundana n'undi nk'uko ngo bakundanaga, yamukundiraga kumukora ibi bintu. Nicyo kintu cyaduteye agahinda. Ikindi giteye agahinda, isura y'uwo mwana w'umuhungu urayibuka, wareba ukuntu ari mwiza, wareba ubwo bwiza bwe bwari buhishe ubugome bumeze gutyo bwo gukeba ijosi ry'umuntu, ukumva biteye agahinda. Ruhangaza Brigitte ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Munyiginya, nawe yagarutse ku byabereye muri uyu murenge, ariko yemeza ko uyu musore atarafatwa agishakishwa, ndetse aboneraho no kugira ubutumwa yongera kugenera abaturage muri rusange. Nawe hasi turacyamushakisha n'inzego z'umutekano. Oya ntacyo, kuko ababyeyi bombi byaba ku muhungu no ku mukobwa kuko bose baraturanye, ni abantu bavuka mu kagari kamwe. Bose bavuga ko nta mpamvu babona yari gutuma mwinjira. Abaturage icyo kubabwira ni ukubabwira kwihangana, ikindi bakajya batangira amakuru ku gihe, nubwo biba bigoye nk'abo ngabo. Urumva n'ababyeyi babo ntabwo barimo kumva icyaba cyatumye amwita, kuko babonaga ari abana babanye neza. Ikindi no kubwira ababyeyi bakajya bamenya aho abana babo bari, ko nguyu iwabo ntabwo bari bazi ko ataraye mu rugo, barakinze we bagiye bumva tubahuruje yuko umwana wabo tumubonye bamutera ibyuma. Barakinze, ubwo bakinze nawe arabyuka ajya kumusura uwo muhungu. Uyu muhungu uri mu kigero cy'imyaka 23, ndetse uyu mukobwa yambuye ubuzima we yari mu kigero cy'imyaka 18. Twavuye muri uyu mudugudu kuri ubu, amakuru twari dufite nuko uyu musore yari ataraboneka, dore ko bamwe mu baturage badatinya no kuvuga ko ashobora kuba nawe yari yahuye cyangwa se yari yambuye ubuzima, dore ko ngo bamubonye amanuka yerekeza ku kiyaga. Abatuye muri aka gace icyifuzo bose bagaragaza nuko mu gihe uyu musore yaba abonetse yazanwa mu ruhame akabazwa ibyo yakoze akabisobanura. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, ndagushimira wowe tubana umunsi ku wundi. Muri iki gihe tugezemo, abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha. Bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa agahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo, bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire, ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50, cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo, nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize.